ndagira ngo nkubwire ngo Imana irakurinda kubw'ibyo yagusezeranyije, ariko isezerano ryo mu mubiri, haleluya, ni icyubahiro cy'Imana wayubahishije, ngo kandi yari yakandagizayo n'ikirenge, ngo imuha mu isezerano, ariko irangira amubwira ngo abana bawe bazaba basuhuke imyaka 400, ariko bongere bivuga ngo barinzwe n'isezerano aho bagiye mu bucakara. Ubwire ngo iki ni igihe cyo kubana n'Imana. We waba waragiye kure y'Imana, kuba ukiriho uracyafite amahirwe yo kwihana, kuba uriho uracyafite amahirwe yo guca bugufi, kuba uriho uracyafite imbabazi, dore ko Imana yahaye umuntu kugira ngo asabe imbabazi. Yes, reka manya ngwifuza kugira byiza wowe dukurikiranye, kangwifuza kugira byiza aho uri hose mu ntera zitandukanye, amajyaruguru, amajyepfo, y'Iburasirazuba, Uburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali muri rusange. Reka tubifuze kugira byiza aba diaspora mudukunda muri benshi, abari muri Canada, Australia n'ahandi hose, tukutse n'umukozi w'Imana muri rusange mukunda muri benshi, ari we Noah, akaba agarutse kugira ngo abagire ubutumwa bwiza abaha, ndetse agira n'ibyo abasangiza kugira ngo twese dukurikiranye umurimo w'ijambo ry'Imana. Nkuko bisanzwe rero, reka tumwakire atangira dusengera. Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Amazina ni Munyaneza Noah, nkaba ndi umushumba, afite umugore n'abana. Rero tugiye gusenga. Data ubahwa, ubera hose icyarimwe, turagushimiye kuko uri imbaraga zacu kandi uri amahoro yacu. Ni wowe utugirira neza mu rugendo rwacu rwa buri munsi no mu nzira ducamo. Komeza kubana natwe kandi umwuka wera akomeze kutuyobora mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Rero Imana ibishimire kandi Imana ibagirire neza. Namwe mwangiriye icyizere mukantumira kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha. Rero tugiye gukanira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ikugarukeho, Imana yongere ikugarukeho, ugire ibihe biruta ibya mbere. We warushobewe, we warunaniwe, we wumvaga kugiye kwiyahura, we wumvaga yuko isi kurangiranye, we wumvaga yuko isi nta kimaze, we wumvaga yuko ndetse Imana yakuremeye ubusa. Ndagira ngo nkubwire ngo tuza, senga, ca bugufi, kuko Imana iri kumwe nawe. Rero reka dusome ijambo ry'Imana twumve umuhanuzi Yesaya icyo yavuze. Ni 43 umurongo n'uwa 4, bavuga ngo nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro, ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye. Amen. Urumva ko utari impanuka, nta nubwo uri n'igitegwa joro, oya, ahubwo mu mugambi w'Imana urimo neza, uri mu mbaraga zayo. Wikwiheba, niba umwanzi ari kukwihebesha, niba isi ubona yuko, ndagira ngo nkubwire ngo isi nta kidutwaye, ahubwo aba twita inshuti ariko atari inshuti, abo nibo bagize icyo badutwaye. Ariko nitwizera Kristo nk'umwami n'umukiza, we waturemye mu ishusho, haleluya, abwiye Yesaya ngo nagenda abwira ubwoko bwe ngo nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro, ninjye wamuremye kandi ninjye wamubumbye. Haleluya. Ndakubwira ngo wakubumbye aracyafite ubuzima bwawe, wikwigirira nabi, uwakuremye aracyafite imbabazi ku rukundo rwawe. Have wikwiyahura, have wivuga ngo bakubenze, oya bakubenze se. Ndagira ngo nkubwire, iyo ntago ari inkweto yawe Imana yakugeneye, inkweto yawe iri aho imbere. Reka wikwiye ngo yango nta wundi, oya wundi wese wari waribeshye, ariko Imana ifite isezerano yagusezeranyije. Hagarukiraho, garukiraho, have wikwigirira nabi. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana iracyagukunda, naho waca mu mazi menshi, naho waca mu muriro, naho waca mu mashyamba arimo inyamaswa z'inkazi, nimvuga ishyamba cyangwa avuga iki, ndagira ngo nkubwire ngo n'abantu burunyuranyura, ariko data, haleluya, amen. Data rero abwiye Yeremiya ngo
genda ubwire aba bantu be gukuka umutima, be kugira ubwoba ibyo babona, intambara bari gucamo, inzara, kwambara ubusa, ibyago, amakuba. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ntabwo byagutandukanya n'urukundo rw'Imana. Bana n'Imana, gendana n'Imana, hamanya nayo. Haleluya. Amen. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumesha icyubahiro. Bivuga hari abari kwanga Imana bagakunda ibyo yaremye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo banza ukunda Imana, izaguha ibyo yaremye. Haleluya. Nukunda Imana byose ni ibyawe, ariko niwanga Imana uzagwa mu moshi, uzagwa mu bishuko. Hagarara kigabo, ukomere ushikame. Mose ntabwo ari we witumye, ndiwo niwe wamutumye. Uwamutumye rero ni nawe ubwiye uyu munsi ngo have wikwigirira nabi, have wikwiyanga, kuko Imana iracyagukunda. Amen. Haleluya. Imana iracyagukunda, kandi Imana iracyagufiteho umugambi mwiza. Imana iracyafite ubuzima bwawe umugambi mwiza. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumesha icyubahiro. Ninjye wamuremye kandi ninjye wamubumbye. Haleluya. Rero bene data, ndagira ngo mbabwire ngo mwigira ubwoba, mwikuka umutima, kuko Imana iracyahari, kandi Imana yacu niza ntabwo izaceceka. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumesha icyubahiro. Ninjye wamuremye kandi ninjye wamubumbye. Haleluya. Rero reka turebe mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 7 umurongo wa 5, twumva ko atubwiye ngo ariko ntiyamuhayeho ikibanza naho haba aho gutangariza ikirenge, ahubwo yamusezeranyije kuzakimuha ngo abe nyiracyo n'urubyaro rwe, kandi yari atagira umwana. Maze Imana iravuga iti, urubyaro rwawe ruzaba abasuhuke mu gihugu cy'abandi, bazabahindura ibiretwa, babagire nabi imyaka 400. Amen. Amen. Nawe utitonze Satani yakugira umuretwa. Yakugira umuretwa. Satani yakugira umucakara. Ngo Aburahamu amaze gusezeranyirizwa igihugu, ngo yarakimaye koko akigeramo, ngo kandi yari atarabona umwana, kandi ngo yari atari yanagiye, ariko aravuga ngo azakimuha cyose, ntabwo ari aho gukandagiza ikirenge gusa, ngo ndetse n'abazamukomokaho. Ariko kuko hari isezerano yigize atumviye, iramubwira ngo abo nzaguha bazaba abaretwa n'abasuhuke mu kindi gihugu imyaka 400. Rero nawe ndagira ngo nkubwire ngo Satani atakwigarura mu gihugu Imana yaguhaye. Satani atakwigarurira mu butware yari yaragwaye bwo kuyobora igihugu urimo cyangwa bwo kuba mu gihugu urimo. Satani atagutwara impeta yawe, atagutwara inkoni yawe, atagutwara umukufi wawe, ukaba ubaye ingaruzwa muheto. Garuka. Witeka mbwe nkubwire ngo garuka, garukiraho. Va mu nzira zose wibwiraga, ugarukira Uwiteka, kandi Uwiteka ari kumwe nawe mu nzira zawe zose. Amen. Amen. Iyo dusezeranyije ibintu bisaba ngo tunabirinde, ntabwo ari izaza kubiturindira, ahubwo ni wowe ugomba kubirinda, nayo ikakuzuriza isezerano. Garuka, garukiraho. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumesha icyubahiro. Ariko twe turi icyubahiro cy'Imana, turi isezerano ry'Imana, turi umugambi w'Imana. Ariko iyo twanze umugambi w'Imana tukanga isezerano ry'Imana, ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe, urangiza wisanzeho utakagombaga kwisanga. Ariko iyo hajyanywe n'isezerano ry'Imana,
isezerano wawe n'Imana rigira gute? Rirakurinda. Ngo Aburahamu mu isezerano ariko kubwo kwanga kumvira ngo agatamba igitambo agasinzira inkongo rigakoraho, byatumye abazamukomokaho bazajya mu gihugu cy'amusuhuke bakamara imyaka 400. Ndagusaba irinde, niba Imana yaragwaye isezerano uririndisha irindi sezerano. Niba Imana yaragwaye kuyubaha isezerano igwaye uririndisha kuyubaha. Iyo wanze urangiza bakunogoye amaso. Iyo wanze urangiza ubwire ngo iki ni igihe cyo kubana n'Imana. We waba waragiye kure y'Imana, kuba ukiriho uracyafite amahirwe yo kwihana, kuba uri uracyafite amahirwe yo guca bugufi, kuba uri uracyafite imbabazi. Dore ko Imana yahaye umuntu kugira ngo asabe imbabazi, ariko Satani nazo yangije gukatirwa. Amen. Bamaso ngo yari ataraba nyiracyo, ngo kandi yari yakandagizayo n'ikirenge, ngo imuha mu isezerano, ariko irangira amubwira ngo abana bawe bazaba basuhuke imyaka 400. Ariko bongere bivuga ngo barinzwe n'isezerano aho bagiye mu bucakara. Ese nawe ahuri wemera ko Imana yagukurayo ukagaruka mu gihugu cy'amasezerano? Imana wemera ko yagukurayo ikaguha ibyo wasezeranyijwe? Ariko ni wangura bihomba. Garukiraho wa mugabo we, wa mugore we, wa musore, wa mukobwa we. Ndagira ngo nkubwire ngo irinde kwigirira nabi. Imana iracyari kumwe nawe. Rero iyi Imana ndagira ngo nkubwire ngo yadusezeranyije isezerano ry'ibyo guhabwa umugisha no mu isi, kandi tukazanawusanga no mu ijuru. Wari uzi ko yubuze umugisha wo mu isi, naho wajya mu ijuru uba uri agati k'inkokore katagira imirimo? Haranira kubaka ko imirimo yawe izacamo umuriro nawe waciyemo ntimushye. Imana iri kumwe natwe. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo wikwishinga ngo baraguye mu cye. None se Satani arega nta kindi abereyeho, ni ukwiba, ni ukwica, no kurimbura, nta kindi. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo isezerano ryawe niryo yaje aje gusenya, nta kindi yaje aje gushakaho, no kugira ngo akubuze kuzaba mu bwami bwo mu ijuru. Aho tujya arahazi, ariko twe nubwo tutazi, Kristo yadusezeranyije ko aho ari ariho natwe tuzaba. Yamutsindishije kuzuka. Haleluya. Amen. Arangije rero adusigira isezerano ngo ndetse n'abazadukomokaho n'urubyaro rwawe. Garukiraho wa musore we, garukiraho wa mukobwa we, wa mugabo wari ugiye gusenya urugo, wa mugore wari ugiye gusenya urugo, wa musore we nawe wa mukobwa we. Have wikwibeshya, kuko utakaza amahirwe. Hari igihe umuntu yibeshya ngo agaruya amahirwe y'akabiri agaruka uri muri Yesu. Kandi iyo utakaje amahirwe ya mbere ugatakaza n'aya Yesu, ndagira ngo nkubwire ngo biba birangiye. Garukiraho Satani atakwisasira akanakwiyorosa. Haleluya. Yesu ni mwiza kandi ni umucamanza w'ukuri. Amen. Rero ndagira ngo nkubwire ngo Imana ni nziza. Nubwo abantu ngo bubaka amazu mu isi ngo kandi y'igitangaza meza, ngo ariko uwabubatse ni Kristo. Ni mu Baheburayo, uzagenda uhasome. Haleluya. Igice ni icya 3 umurongo wa 4 uzawusome. Ndagira ngo nkubwire ngo icya mbere, iyo uhamanya n'Imana inzira wacamo zose zikubera umugisha. Naho abantu bagukoba yiguhesha icyubahiro, ukagaruka mu mwanya uvuga ngo sinacumuye ku bantu, kandi niyo mu ijuru sinagize ne ushimwe kuko wongeye kungarukaho. Ikandi ikugarutseho abantu barabimenya, n'abanzi bawe barabimenya, n'abakunzi bawe barabimenya. Have rero wijya kure
ngo Imana nikuzi irakuzi, ariko niwanga kwikumenya ni wowe uzaba wanze kwikumenya. Ntabwo Imana yaturemeye ko tutayimenya, yaturemeye kuyimenya natwe tukayimenya, nayo ikatumenya kugeza ubwo tuzahabwa ibyo twasezeranyije, nk'abasogokuruza ba Aburahamu, ba Eliya, ba Enoki, mbese mbivuze byandenga, ba Gideyoni n'abandi. Iyi si ucamo bayiciyemo, aya makuba ucamo bayaciyemo, ibi byago ucamo babiciyemo, ba Yesaya babiciyemo, bakerejwe inkero bihishe mu giti cy'inganzamarumbu. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana irakurinda kubw'ibyo yagusezeranyije, ariko isezerano ryo mu mubiri, haleluya, ni icyubahiro cy'Imana wayubahishije. Haleluya, amen. Isezerano ry'ibyaremwe iyo wabinyuzemo neza ni icyubahiro cy'ibyo yaremye, kugira ngo nawe uhabwe icyubahiro muri yo. Ikurata imbere y'abamarayika n'ibizima n'abasarafi n'abakerubi. Haleluya, gendana n'Imana mu nzira zawe zose, kandi Imana izabana nawe. Imana iguha umugisha. Rero tugiye gusenga babwira ngo nimuhumure, Data arahari, kandi mutuze mube maso, mwirinde. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumesha icyubahiro. Ninjye wamuremye kandi ninjye wamubumbye. Amen. Uwatubumbye rero tumwubahe. Tugiye gusenga Imana. Data wa twese, utubumba, uducu. Data, ni wowe nyiribihe mwiza, tukubahisha izina ryawe kandi tugendere mu butware bwawe, kuko ushobora byose, ari wowe mwami w'amahoro. Urakoze kuko ari wowe soko idakama, kandi ari wowe murengezi mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, none n'iteka ryose. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha.